Hello bakunzi ba Chaplin Sons, twongeye kugarukana none muri uyu munsi tugarutse ku kiganiro kireba abakunzi ba sinema nyarwanda. Turi kumwe n'abakinnyi ba Chaplin Sons, turi kumwe n'abakunzi ba sinema muri rusange, abadukurikiye hirya no hino. Turi hano muri aka kanya kugira ngo tuganire ku bijyanye na sinema nyarwanda ndetse n'igitaramo cy'umugabo bita Papa Sava, uwo bamenye ku izina nka Gracian cyangwa se Seburikoko. Yes. Mu by'ukuri rero turabivimuzi, tugerageze tubiganireho, turebere hamwe ese abandi bakinnyi bo bimeze bite, ku bakinnyi bari hano hanze nabo baba muri industry yacu ya nyarwanda, ya sinema nyarwanda, aho dukina ku bijyanye n'umuco, dukina ku bijyanye n'ibiri muri sosiyete yacu nyarwanda. Niyo mpamvu twahisemo gutegura icyo kiganiro kugira ngo tubashe kubiganiraho kandi tunarebere hamwe ese koko mu Rwanda bigeze ku ruhe rwego, ese ko Sebungira ngo niwe muntu wa mbere ugiye ahari kuba ya launching icyo kintu mu rwego bwo kwiziza iyo myaka maze 30 muri sinema nyarwanda. Se hari undi mukinnyi cyangwa se undi mwacteur cyangwa se umwactrice muri iki gihugu waba warabashije kubikora, bimeze biti muri rusange? Rero niyo mpamvu turi kumwe n'abakunzi hano ba sinema nyarwanda kandi bakaba bamwe mu bakinnyi ba Chaplin Sons, ngira ngo tuganire kuri icyo kintu, turebere hamwe uko byifashe. Ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bita Esther. Bivuge neza babyumve. Nitwa Esteri umwamikazi. Yes, of course. Iburyo bwanjye ndi kumwe n'umugabo hano ewana w'inganzamarumbo, umugabo wariye shaje ukuze kabisa, akuze nk'igiti cy'umwumbati, ewana aratsitse bien, umunayira. Yego. Nagire nawe atwibwira. Yes, murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Ntakirutimana Daniel. Yes. Ubwo mbaye nyahinye kuko ni maremare nyavuze ni menshi cyane. Ni Daniel Ntakirutimana. Yego. Ndi umukinnyi wa Chaplin Sons. Ndetse nkaba n'umukunzi wa sinema nyarwanda muri rusange. Yes, rakoze. Yes, nkuko rero numvise umushiki wa avuze ngo ni umwamikazi. Nyamuneka ubwo ni uri umwamikazi, ubwo ndi umwami. Okay, ubwo Chaplin Sons ndabona igiye gukoresha ubukwe hagati y'umwami n'umwamikazi, ariko ibyo ni biri ku ruhande. Uko biri kose umwami n'umwamikazi ubwo bahushye. Ubu ndasa n'ubabangamiye uko mbarimo hagati y'imihangane. Uri cyegera cy'abami n'abamikazi. Okay, ubwo nampamvu ndi hagati. So bakunzi ba Chaplin Sons rero, nkuko musanzwe mubimenyereye, muziko tubagezaho ikiganiro rimwe na rimwe, tukabagezaho seri yitwa Mukaso Sinyoko. Mu by'ukuri niyo mpamvu twahisemo uyu munsi kubategurira ikiganiro, ariko tukajya kuri apare y'ibyo duhuriyeho twese nk'abakinnyi ba sinema nyarwanda. Aka kanya rero hari ikintu kiri gucaracara hirya no hino ku kijyanye ndetse no kwizihiza imyaka 30 umugabo Gracian cyangwa se Seburikoko cyangwa Papa Sava amaze muri sinema nyarwanda. Imyaka 30 ni myinshi, ni myinshi cyane. Ubwo turamutse tuvuze ko ari muri agency ntabwo twaba tubeshye, sibyo? Ni muri agency kuko imyaka 30 ni ikintu kirekire cyane. Harimo n'ababikora bikabananira bakabivamo bagacika intege, ariko nawe hari imbogamizi yagiye ahura nazo nyinshi cyane, ariko agerageza guhangana nazo kugeza ubwo agejeje aka kanya agikaza roho. Ariko wenda bifite icyo byamugejejeho, afite naho amaze kugera, akaba ari nayo mpamvu afashe igihe kiwe kugira ngo atumira abantu bicare basangire, barebe muri rusange, basubire inyuma hahise, barebe naho bashaka kwerekeza kugira barebaho bavana sinema nyarwanda naho bayigeza bijyanye n'uruhando mpuzamahanga. Hanyuma Esther, ku bijyanye na sinema nyarwanda, wowe umaze imyaka ingahe muri sinema? Nagiye mazemo nk'imyaka 2. Mazemo nk'imyaka 2. Urumva uracyari uruhinja pe, uracyari uruhinja. GDN wowe mazemo imyaka ingahe? Rero urebye
ni myinshi ariko kuba ari myinshi iyo nshobora guha agaciro ntabwo ari myinshi cyane kuko burya hari ibintu umuntu atangira iyo ari impano y'umuntu bikurimo bitangirana nawe ukiri mutoya bimwe ukagenda ubikorera iyo ngiyo ariko ukabikora nta kamera ukabikora nta YouTube ukabikora nta Facebook ukabikora muri make nta hantu hamwe ari byawe icyumba iwawe bigaragarira icyo gihe rero cyararangiye umuntu agira igitekerezo niko kuza kujoininga Chaplain Sons muri Chaplain Sons ushobora kuba amaze imyaka suninga ingahera ni nk'imyaka byibura 5 yes kuko ndumva ni 5 yes urumva nawe ko mu bigaragara hari muri iyo myaka 5 hari byinshi wabonye muri sinema nyarwanda ariko se ngira ngo mbabaze uko mureba muri urugendo rwa sinema nyarwanda mubona nka Papa Sava kuko niwe turiho cyane Graciane mubona se koko byibura ukurikije filime yahereyeho akina kugeza aka kanya wenda nuko tutari kumwe kano kanya ngo abashe kutubwira ati iyi sinema nyarwanda yankuye kuri uru rwego ingeza kuri uru ariko twebwe ibyo turebesha amaso yacu ubona nka Papa Sava byaramusigiye iki mu ruhando rw'isinema turimo hano muri iki gihugu uyu munsi wa none? Yes urakoze cyane. Hari intambwe byamuhaye byamuteresheje ushobora kuvuga ati iragaragarira amaso y'abantu bimeze biti? Okay uko bigaragara rero ndibuka mu gihe byashize icyo gihe navugaga njya kumenya Papa Sava namumenye hari ibibazo ajya gukunda kubaza Imana avuga atari kundi wa Mana ubigenza gute kugira bigende gutya na gutya nibwo natangiye kumumenya ariko nyine nkajya numva simbisobanukiye ko ntamenya ari ibiki rero Papa Sava urebye kiriya gihe yari arimo nuko yabikoraga nuko yari ameze urebye no kwisura bitandukanye cyane nuko ahagaze ubu ngubu uyu munsi wameze bibe ku rwego rw'abantu urumva nyine habe icyo bita wenda icyo nakita good collaboration abantu bagiye bahuza yamaze kubaka umuryango munini kuri we Papa Sava yamaze kuba umuntu ni kimenywa bose kwisi si mu Rwanda gusa ni kwisi hose rero Papa Sava urebye ubu ngubu amaze kubaka abantu benshi afite urebye tugiye kuri abantu barebwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda ntago yabura kuza mu bantu batatu ba mbere mu bantu bubatse izina baba acteri cyangwa mu ruhando rwantuza muri rusange ni industry ya filme. Yes yego muri bangahe ba mbere muri batatu ba mbere yazamo Papa Sava yazamo cyane yego none se ntiriwe njya muri byinshi eske mubona iyi sinema nyarwanda kugira ngo munashishikarize urundi rubyiruko ruri kuza muri sinema nyarwanda cyangwa se ruri kuza muri uruhando turimo mubona igabura koko ese nimba igabura mu ruhe ruhande ese haracyabura iki kugira ngo muri sinema nyarwanda tugere ku rwego nk'urwo muri Nigeria ko buriya Nigeria muri Afrika ngira ngo nicyo gihugu gishobora kuba kiri imbere y'ibindi bihugu muri Afrika muri sinema nyarwanda cyangwa no muri muzike hose sibyo noneho twagera mu Buhinde muri Aziya urumva hari za Bollywood twagera muri Amerika tukajya muri za Hollywood za Paramount Pictures za sibyo ndashaka kubaza mugereranyije sinema nyarwanda biturutse naho Graciane we uruhando mbega ikivi cye amaze kwesa amaze kugeraho aka kanya ugereranyije hano mu gihugu turasabwa iki cyase turasabwa izihe mbaraga kugira ngo natwe dutume inyenyeri y'igihugu cyacu imurikira hanze y'igihugu cy'u Rwanda turasabwa iki mbega murabibona mute niki dusabwa ese birahemba bimeze bite ese nimba bihemba niki dusabwa kugira ngo twongeremo kugira ngo inyenyeri imurike hanze y'igihugu? Birasaba ikintu ngiye mbona birasaba ko impano zacu tuzishyira hanze tugashyiramo kandi n'imbaraga tukarushaho kwerekana nyine imbaraga dufite muri twebwe n'icyo dufite hanyuma tukadushyira hanze n'abantu bakarushaho kudushyigikira nyine tukareba ko twageraho Graciane yaba ageze kuko nawe yatangiye kugira ngo muramwibuka muri
muri handakina na Nyagahene yego birukanka mu ntoki na hehe hose ukuntu bari bameze hariya ni intangiriro nk'uko natwe dushobora kuba twaratangiye kuriya uyu munsi murabona urwego ahagazeho rero birasaba ko dushyiramo imbaraga nk'uko nabo bazishyizemo ibyo bahura nabyo byose ntabwo byigeze bibaca intege kuko muri ibi bintu bya social media habamo ibintu byinshi ariko ibyo byose ntabwo byagize iki ntabwo byabaciye intege ahubwo barushaho kuzamuka natwe nicyo kintu ndumva aricyo kintu dusabwa kuba twashyiramo imbaraga. wowe urabibona ute Gideon? yes rero ibintu ukuntu mbibona ntabwo ndi bujye kure ya mugenzi wanjye ntabwo ndi bujye kure y'umwamikazi ni ukuvuga ngo mu bigaragara ibi bintu watubajije akabazo uravuga ngo mubona bihemba mubona bigabura ni ukuvuga ibi bintu biragabura ariko bikagabura bitewe n'urwego ntago waba uvutse uyu munsi wamara kuvuka uyu munsi wataramara kubaka sosiyete urabara kugira abantu ujye guhembwa cyangwa se guhembesha nk'uko wa muntu ufite kominote yamaze kugira gute ahembwa birasaba iki rero birasaba ko mwebwe mudukurikiranye muzajyaga muha agaciro ibintu tubahereza kuko natwe tubikora tugira ngo tubashimishe namwe tugire guki tubakureho motivasiyo iyo tumaze gukora ibi ngibi rero bisaba ko mutureba mukadukandira subscribe mugakora share abantu bose inshuti zawe ababa hanze ukabahereza mukagenda musangiza buri muntu wese hari ikintu kimwe gikunda kuba imbogamizi nkubwire nigeze gutunga telefone iri mu gifaransa ariko ngewe nkaba ntabwo nzi igifaransa none umuntu arambwira ni mukandire subscribe yishatse ndayibura kumbi handitseho sabone ngiye nkibaza akavuga nyine usibye kwa kundi kwimagina nagira ngo mbamenere ibanga mwe muri kutureba hari igihe waba ukoresha iyo telefone ifite wenda ururimi rw'igifaransa none numara gukoramo urabuduteye inkunga none natwe tugire motivasiyo yo kongera gukora ibintu byinshi kugira tubahereza amakuru nk'ubu ngubu ntabwo mwari muzi ko Papa Sava afite kuronshinga iriya minsi amaze imyaka yose buri kujya bigiye ku mwaka bituruka ku munsi iriya minsi amaze muri social media agiye kubironshinga ariko birasaba iki birasaba kugira ngo mujye mureba hirya no hino mumenye amakuru ntawe ntabwo wari ubizi gerageza ubikurikirane ubirebe icyo nabasha kubwira abakunzi ba sinema nyarwanda n'abakunzi ba Chaplin Sun muri rusange kuko abakunzi ba sinema nyarwanda bo ni benshi cyane kuko bakunda ibihangano bigiye bitandukanye hari abashobora kuba badakunda ibyacu bagakunda iby'abandi ariko muri rusange ni abakunzi ba sinema nyarwanda turabavuga muri rusange rero mu by'ukuri icyo turabasaba kugira ngo mushyigikire abakinnyi bacu ba sinema nyarwanda mushyigikire sinema nyarwanda kugira ngo izamuke icane itara imurikire isi imurikire ibindi bihugu ndetse no mu gihugu cyacu itange message turabasaba rero kugira ngo mubikurikirane mubikunde kandi mbasaba kugira ngo uriya munsi Papa Sava azaba yamuritse ronchi yaronshinze iriya myaka 30 amaze muzabashe kuba muhari koko hari imbogamizi yagiye ahura nazo hari ibyo ateganya kubagaragariza hari ibintu yagiye ahura nabyo byagiye bimucalenjinga ku buryo yakumva na sinema yanze ariko nimuba muhari muzamenya byinshi muzabasha kubona byinshi abasangize byinshi harimo n'abantu bakibaza ngo se ngo iriya myaka ngo 30 ngo kuba ngo ayimaze ngo ubwo ngo bishatse kuvuga ko ngo afite imyaka ingahe nanjye naringiye kubikubaza ngo afite imyaka ngo 30 ngo ari muri sinema nyarwanda ngo ubwo yatangiye gukina afite ingahe ngo ko ngo agaragara ngo ari umusore ngo ubwo afite imyaka ingahe ukoze hasi nyine unyibutse ariko wenda abafite amatsiko bazamwibariza azabasobanura ashobora kuba yaratangiye kugaragara kuri sinema nyarwanda afite imyaka 5 akaba ariho ari kubarira wenda iyo myaka 30 birashoboka ariko ntago twe tugiye gukonta cyangwa se ngo twinjire mu buzima bwe twebwe turi hano kugira ngo tubabwire iby'icyo kirori gihari mube muri standby ku itariki ndumva ari 30 nimba ntibeshye z'uku kwezi ndumva ari bwo icyo kintu gishobora kuzabaho ariko ngira ngo tunabiganireho kandi
my friend dukunde sinema nyarwanda, dukunde sinema nyarwanda kuko nimwe tubikorera. Aha hanze dufite abantu benshi batandukana n'abagabo babo, bagatandukana, abagore bagatandukana n'abagabo, abagabo bagatandukana n'abagore, abana bakaba mu buzima bubi, imfubyi zikaboneka, indaya hakabona bamwe bishoye mu buraya, abandi bishoye mu mayoga. Ibyo byose ugasanga ni ibintu bigenda byangiza ugasanga umuntu w'umubyeyi afasha abana basize mu nzu bonyine barigendeye. Ibyo rero ni bimwe mu byo dukina mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugenda tugaragariza abatuye igihugu cyacu ndetse n'abandi bari hirya y'igihugu cyacu, kugira ngo abamarangamutima afata ababaye muri ubwo buzima bumve ko batari bonyine, bumve ko bishoboka ko ibyo bintu bagira gute babasha kubivamo bagakomeza ubuzima bwiza. So rero sinema nyarwanda ni nziza, tuyikunde, tuyikundishe na bagenzi bacu, kandi namwe mudukurikirana turabasabye mudufashe, mudushyigikire, mukande kuri subscribe, murayikinge, mukomantingeho, kuko gutera comment bidufasha kugira ngo tubashe kumenya niki kitagenda neza, niki twongeramo, niki dukora gutya. My friend, kudukorera kuri subscribe ntago ari ibintu bikomeye. Uba waguze megabyte ziri aho ngaho zigupfana ubusa, rimwe na rimwe zibakana zitwara, ariko kuba wakanda subscribe wihereza umuntu wawe, wihereza umunyagihugu, kugira ngo ujye ukurikirana ibikorwa bye, hari igihe abaguha message nzima zagufasha muri ubuzima bwa buri munsi. Rero ugira umutima ukunda, ugira umutima ufasha, wubaka. Dore natwe ibyo tuba dukora duspendinga amafaranga, benshi buriya baspendinga amafaranga menshi kugira ngo ibyo bintu bibagereho, kandi no kurara amajoro, byo bita kweditinga, gukodesha abakinnyi, kugura amamodoka zaba zakiniramo, kuba bitaho, kugira gute, ibyo byose ni amafaranga. Tugusaba akana kamwe gusa cyangwa tubiri, subscribe no kureba ibikorwa byacu. Kandi wenda bizi nta kindi kintu bigusaba, ni ukubura ahantu wumva ufite akanya gato ugashaka kuruhuka ukareba, nta bintu bikomeye nta na kimwe. Reka nkubwire gatoya, bisaba ubushake n'umutima w'urukundo. Wenda dusubiye inyuma gatoya, hari abantu bashobora kuba bashaka kumenya ngo mbese Papa Sava iki kironce azakora ku itariki 30 yari yatangaza ngo kizabera. Mu bigaragara birasa naho, ariko uko biri kose nubwo tutarabasha kumenya ngo nihagana he, ariko mu by'ukuri vuba aha bidatinze turamenya ngo nihagana he. Ariko icyo tumaze kumenya nuko icyo kintu gihari, koko kirahari, kandi abakunzi ba sinema nukuri ndabasabye. Okay, wongeye kutubaza uti ubundi muri iyi industry bisaba iki kugira ngo nyine abantu bagire ku ntego? Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ibi bintu kugira ngo bikore, icya mbere ugomba kuba ufite discipline, icya kabiri utihisha. Urugero nkawe twiganye, mbaye naraguhemukiye, ukaba uri kundeba kuri kamera, cyangwa se warakoranye n'uyu cyangwa wariganye n'uyu, ukaba uri kumubona, ubu kugufata byamubangamira? Ntabwo byamugora. Bivuze iki rero? Bivuze ngo banza ugire discipline. Numara kugira discipline, wumve muri wowe uri nyangamugayo, nurangiza ubone wishyire ku karubanda kwisi hose. Iyo umaze kujya ku karubanda, umwungu impamvu Papa Sava tumubona tukavuga turiya ni umuroromodo wacu, nta kintu tumushinze, nta hantu twahuriye ntabwo tuvuge ngo uriya muntu ngo ibiki n'ibiki, kereka abandi bashaka kuzamura, yenda bano baba creator content baba bashaka kuzamura amati kugira ngo babone views, bajya bakunda gufata ikintu bakakidevelopa kugira ngo bakaceditinga kugira ngo umuntu nyine babone views, bakavuga umuntu nabi. Ariko twebwe si cyatuzanye, twaje no kuvuga ngo mbese Papa Sava iyi gahunda yateguye gukora muri make ntabwo yari ikwiye. Mu bigaragara iyo gahunda yari ikwiriye. Imyaka 30 ni imyaka myinshi. Hari n'abavutse bamaze kujya muri sinema bakubaka izina, ariko urumva iyo myaka ibaze kuva ku mwaka umwe ukagira imyaka 15, ukinjira 16, ukinjira muri sinema, ukagira 17, 18, 19, ukaba ugeze mu myaka 30 uri muri sinema. Undi we nuvuga ngo wavutse ari gukina
ugejeje imyaka 30 ubaye umusitari we yaratangiye kera ni igihe kinini kabisa ni kinini. ni ukuvuga rero ibyo bintu tugomba kubara ngo nutavuga kuri ukwavu ngo ruzi kwiruka ko rutaryoha sinzi ukuntu babivuga ngo bavuga ngo rimba ari ngo rusimbo simbi ngo baravuga utazi kuri ukwavu ruryoha ngo byibura abazi ko ruzi kwiruka nuko rero nanjye ikintu navuga mw'abakunzi ba Chaplin Sons mumenye yuko twese icyo tugomba gukora ni ugukurikirana ibihangano bya buri muhanzi wese ukora sinema cyangwa se ndetse n'ibindi bifitanye isano nabyo hano mu gihugu cyacu kandi tukagerageza kurwanirana ishyaka kugira ngo ibyo bintu bigire aho bigera wenda natwe nidukora igitaramo turi kwizihiza imyaka runaka tumaze namwe muzatwitabire kandi mutwitabire twicarane dusangire tuganire twenjoyinge ducelebratinge ibintu bigende neza sibyo so rero karakanyuzeho ndagira ngo wenda tuzabivimuzi neza muri iyi minsi itariki nitumara kuyimenya neza ariko najya mbashimire ku bw'aka kanya Esther na GDN tubashimire murabona yuko umwanzi w'ibihe ni amasaha murabona ko busa naho butangiye kwira twari tuje tuvuye muri shooting turavuga tutereka tubanza ku kantu tugakubiteho tukibire abakunzi ba Chaplin ndetse n'abakunzi ba sinema muri rusange ko ako kantu k'iyo launch gahari niyo mpamvu tubuze tutereka uyu mugoroba tuze dukora icyo kintu so rero tukaba tubashimiye uburyo mwari mubashije kubana natwe n'uburyo mukomeza kubana natwe komenti zanyu tujya tuzibona muri sinema aho mutubwira ati hano byagenze gutya aha ni sawa turabibona rero turabashimira kubw'urukundo rwanyu rutagabanyije mu byo mudukorera byose turabashimiye ndumva twababwira tuti barakoze cyane turabakunda turakataje kubereka ibikorwa nka Chaplin Sons ubwo ikintu tubasabye ni ugukora subscribe like share and comment it's okay birahagize it's enough Yes. thank you thank you